yaramubwiye ati n'ujya wumva washyutswe ujuza ngo ibihumbi 50 ugiye gushaka umugore musambane. Koko papa Gerard ntabwo nigeze nkugirira nabi, narindi imbere yiwe, imbere y'amaguru bandebaga ngaho ntacyo maze nka ntacyo nigeze nkorera, kandi gukomera kose kwase ninjye byaturutseho. Bashakaga ko sapfa imbere, n'urupapuro banditse nurwo rwari kumwica y'intakiba ndi kumwe nawe. Nakuye mu baturanyi be ngumwe mu bana yarabwiye ngo aho kugira ngo uzane umugore ujye umbwira ngo amafaranga ugiye gutega ku muhanda nk'aba. Jawe uzi kuzira iki gitenge wakagombye nawe kurya ku rupfu rw'umugabo wawe. Naje bose baramujugunye, nta muntu wamugaburiraga, nta mukozi bigeze bamufatira, ariko Janine na bene nyina bankoreye ikintu, abakobwa biwe 4 n'umuhungu wiwe umwe. Ndanenga famiye ye yumvisha umusaza avuga ko aziyahura ntibabe bahindura iyo myumvire ngo babe bamubwira ati suziyahura kubera iki, ahubwo bagakomeza kumwihorera. Kimbabaje cyane nuko numvishe ngo umwe mu bana be yibyarira yaramubwiye ati nurajya ukenera umugore ugeze ngo 50 ujye kugura indangamiro ureba umugore usa neza ubimwe nyine mu gihe. Ubwo none nkimara kuhagera ni abagabo hafi 3 bagize gute bamperekeje n'uwo mukecuru. Noneho ariko ngo kugeraho ngo abana bari banze ko ntabwo bagera gute bakwemera ko yafata umugore ukiri mutoya atazagera gute atazabyara. Abana be bashakaga ko azazana umugore mukuru waciye imbyaro. Yego. Urumva ko inama zari zateranye bagiye kukwirukana. Ese bagiye kukwirukana wumvaga bagiye kuguhora? Ubundi nyirizina kunyirukanaho kose, noneho uriya mama Rozina yagiye Kamembe ngo niwe washukaga ba Janine, ngo noneho ngo ngewe ntazagera gute ntazabyarira aho ngaho mu rugo rugo. None ubwo igihe cyageze aramubwira ngo umva rero uwo mugore ntabwo tumushaka aho ngaho, ngo umva rero papayi turashaka ko wongera kugira gute, wongera gusubira uko wari umeze. Twari twakubwiye ko ushaka umugore ukiri ukuze uzana ukiri mutoya. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Ubuzima ni nk'uburabyo burarabya ejo bukuma, Mana nyigisha kubara iminsi yanjye kugira ngo ntunge umutima w'ubwenge. Mana nyigisha kubara iminsi yanjye ntizabe imfabusa. Uwicisha bugufi kandi akubaha Uwiteka, ingororano ye n'ubukire, icyubahiro ndetse n'ubugingo. Ujye wibuka umuremyi wawe. Nano kunye umutwaro wanjye ngewe naje saa 11 nkimara kuza nsanga bataramuzana. Bataramukura kwa muganga. Nicara kwa Berekari banze kugira gute kunyakira. None ubwo igihe cyageze bagiye bamuzana, njya kumusezeraho, ndangije njya no hano kumva. Ubwo batangiye kuririmba mpari, bamushinguye mpari, ariko nta rurabo bagize gute bampaye. Kubera iki bataruguhaye kandi w'umugore we? Simbizi. Ese wowe hari urwo wateguye banga ko ubushyiraho? Nge ntarwo nateguye.
nako niyo nari kurutegura ntarwo bari gufata nkurikije ukuntu bariya abakobwa babayeho. muri ubusanzwe se mwari mubanye mute mwari nyine mwari mumeranye mute Bariya nta mibanire yabo kuva nahagera nta mutekano nigeze mpagira. nyine Ubundi bariya reka ngiye nkwereke. Nkimara kuhagera babanje gufata urupapuro rwa mbere. Umukobwa uvukana umugore umugabo wanjye yari afite bavukana na nyina w'uwo mukobwa. Kandi ngo uwo mugore ihe bashyinguye ni hariya. twereke Naha. nahangaha nongeye kubasuhuza kandi mba nikaze ahangaha duherereye ni ku Gaturika muri Kamembe. Tugize amahirwe yo kubona umutegarugori uriya mugabo witahiye ejo bundi. Twamenye inkuru turayibatangariza ariko twe tugize ngo dushyire umucyo ku byavuzwe kuko tugiye guhabwa amakuru n'umugore we. Turagira ngo tuguhaye ikaze. Njyewe nanjye nyitwa Nyirasabimana Honorata. Nashatse kwa Ntezirwimana Roferida nkunze mukunze. Igihe cyaje kugera ubwo noneho numva hari intambara nyinshi cyane. Dutangire neza. Washatse mu buhe buryo? Nyine dutangirire story yawe kugira nkimara guhagera yari yambwiye ngo azajya gusaba nyuma yaho turi kumwe nawe hagati. Ngiye cyo nshaka ndagira amenye ngo ese uwo Alfred mwabanye mu buhe buryo? Nyine nibyo ngira utangire neza ko mwabanye uko mwamenyanye. Uko twamenyanye ni umukecuru wo kunkanga niwe wagize gute niwe wandehereze umugabo wanjye. Noneho ariko uwo mukecuru nawe ejo bundi yarapfuye. Ubwo noneho nkimara kuhagera ni abagabo hafi 3 bagize gute bamperekeje n'uwo mukecuru. Noneho ariko ngo kugeraho ngo abana bari banze ko ntabwo bagera gute bakwemera ko yafata umugore ukiri mutoya atazagera gute atazabyara. Abana be bashakaga ko azaza umugore mukuru waciye imbyaro. Yego. Noneho nanjye igihe cyageze nza kumubwira ko nafashe urw'imyaka 5. None ruza kungwa nabi njya kugira gute njya kurwikuza. Noneho haza kuboneka abagore bangemuriye wa mugore ucumbise kwa Ntezirwimana Roferida. Atanga amakuru hari n'umunyabuzima ko ngewe mfite inda ayihereza ahereza amakuru Janine uriya mukobwa wa Ntezirwimana Roferida. Noneho aramubwira ngo ngewe mfite inda. Nibaza iyo nda aho nayikuye nanjye bimbera ikibazo. Noneho bansezereye ku bitaro. Ntezirwimana Roferida agiye gusaba umukobwa we isukari ngo aramubwira ko ngewe mfite inda y'amezi 3. Ntezirwimana Roferida aramubwira ngo iyo nda ntayo afite ni muhimba ibyo muhimba ariko ntabwo muzamukura hariya. Noneho yaraje arambwira ngo umva wowe icara ahangaha Janine amaze kumbwira ko ufite inda wowe nugire gute ni wicara ahangaha. Ubwo noneho najyaga kudeye ikijumba ngakimutekera nkamufurira. Ubwo nkajya mbega ibintu byose nta kintu na kimwe ntageraga gute ntamukoreraga. None ubwo nabaye nicaye nza kumva Joroma mpamagara umuhungu wiwe bari baje kunsura. Nizo nshuti nari mfite hariya Julienne na Jorome nibo banjye nari mfite hariya. Noneho aza kumbwira ngo none se ayo wumva inama bakoze wayigiyemo? Ngo ntabwo nayigiyemo. Ni wikomereza akazi kawe. Kandi ikindi cya kabiri ni inama yo kunsohora ngo ari kumenya ubwenge ngo ataza kugira umuntu gucisha mwiryisha. Ngo abo bana bari gushaka kumanuka bavuye i Kigali bari kuza aho ngaho. Ngo none se Jorome abo bana ntibazaza kunsohora. Noneho igihe cyageze Jorome arambwira ngo ni wicare aho ngaho. Ngo noneho twebwe icyo turi gushaka Janine yaradusuzuguye. None akimara kudusuzugura twavuye ni Kigali Janine turaza inzara. Noneho twagira ngo tujye kureba muka data nawe ukuntu bigize gute bimeze. Cyakora abana baraje ndabakira. Ubwo noneho abana bakundaga ko bagiye Kamembe bahura n'abaturage ngo mukaso ngo ntacyo yabamarira. None igihe cyageza kubera ko Jorome ntabwo nari muzi mbwira Jorome ngo Jorome ngo ni karibu.
noneho mbaza umugenzi nyine umukobwa wa muramu wanjye ndamubaza none se nyirabega uriya niwe witwa Joromi ngo niwe witwa Joromi ngo Joromi ngo karibu ngo haye karibu iwanyu noneho umwana aza kuza aricara abaturage bari kuvuga ngo abo bana bazaza ngo baje kugira gute kunsohora noneho Joromi arambwira ngo mu bantu nasohora umugore papa yishakiye ntabwo namusohora noneho hari mu kwa kabiri Joromi yasanze turi gusarura ibigori mwokereza ibigori Joromi arambwira ngo nimba uri kumwe n'iriya miryango mukaba mufatanye rimwe mufatanye nabo ko naje ntabwo nakwemera umpereza ikigori mbwira Joromi ngo Joromi ninkugirira nabi hano ni iwanyu niwicara ugugwe neza ninkugira nabi amaraso yanzagera gute nzayabazwa ubwo mwana afata ikigori noneho Julienne nawe yaraje akimara kuza noneho umusaza arambwira ngo ntugire ikibazo uriya mukobwa niwe muhererezi nta kibazo ajya agira inyuma gato urumva ko inama zari zateranye bagiye kukwirukana ese bajya kukwirukana wumvaga bagiye kuguhora ubundi nyirizina kunyirukanaho kose noneho uriya mama Rozina yagiye ikamembe ngo niwe washukaga ba Janine ngo noneho ngo ngewe ntazagera gute ntazabyarira aho ngaho mu rugo rugo noneho abwira ba Janine mwashatse uburyo tugakora inama yo kwiruka uriya mugore wagiye gushaka muri uriya muryango hariho kondisiyo ko nyine ndi kubyumva bo bashakaga ko uhaba udatiza uzahabyara kandi mu bigaragara uracyari mutoya ibyo nibyo ngiye kugeraho rero noneho nkimara kuhagera nibyo nanjye ndi gushaka kugera gute kugeraho ubwo noneho mu kwa kabiri baza kugira gute mama Rozina yagiye Icyangugu agiye gusura umugabo we kubera ko bari bamufunze none ahura n'abo bakobwa babiri nawo wa gatatu bandika urupapuro ngo papayi uwo mugore uri kukununusa imitsi ufite n'abana bane ngo banditse ngo uwo papayi ngo uwo mugore uri kukununutsa imitsi ufite abana bane ntabwo tubishaka uwo mugore w'igisambo ntabwo tumushaka uwo mugore ataragera aho ngaho ntabwo bigeze bakwiba kandi ngiye bakimara kumujyana ingurube pe nta ruhare nabikozemo ni ngewe noneho ubwo igihe cyageze gikimara kujya ngo mbere ntabwo bamwibaga niko yagize gute niko bavuze nge ari igisambo ariko umugabo wanjye ntabyo yigeze avuga pe none ubwo igihe cyageze aramubwira ngo umva rero uwo mugore ntabwo tumushaka aho ngaho ngo umva rero papayi turashaka ko wongera kugira gute wongera gusubira uko wari umeze twari twakubwiye ko ushaka umugore ukuze uzana ukiri mutoya ese arababwira ngo imyaka nari mfite ko nababwiye ko munshakira umugore utabyara hari uwo mwanshakiye uwo nizaniye ni impamvu ki muri gushaka kugira gute kumusohora bamaze kumubwira ko bashaka umugore utabyara uwo musaza nyakwigendera arababwira ngo nimunshakira umugore utabyara mu munzani baramubura arangije ashaka wowe noneho ubwo igihe cyageze mama Rozina aza kumpamagara nyina wa Rozina noneho na mukeba wanjye wapfuye ngo nyina wa Rozina na mukeba wanjye noneho ngo bavaga inda imwe na nyina wa mama Rozina mama Rozina uri gukomeza barakuba mu matwi y'abanyarwanda ni muntu ki ninde n'iki muri iyo famiye wari ushatsemo uwo nari nshatsemo umugabo wanjye yari se mu miryango ni umukobwa wiwe ariko nyirizina ngo niyo wageraga gute niyo wajyaga kubagisha inama ku buryo bagera gute bansohora none ubwo igihe cyageze aza kumbwira ngo iyo telefone yawe ngo ikumariye iki ko nashakaga papayi ngo genda ujya kumubwira ko ndi kumushaka noneho nanjye narahageze mubwira ngo mama Rozina umukobwa wawe ari kugushaka noneho papa Gerard arambwira ngo ngo nta bindi bari kunshakira ngo nayo mafuti y'abakobwa banjye ngo reka nkarabe ngeyo noneho yagezeyo
mama Rosine aramutekera, arangije kumutekera aramubwira ngo fata ubutumwa bwawe. Noneho arangije gufata ubutumwa arabusoma, arangije kubusoma naho byari byinshi bari bagize gute bari banditsemo. Noneho yaje mama Rosine aramubwira ngo none se ko nakubwiraga ngo umpereze ngo usome wongere umpereze ubutumwa ngo ni impamvu ki ngo utagize gute utabumpaye. Mama Rosine aviwe amugeza hehe hariya mu Gatsiro. Noneho papa Gerard aramubwira ngo noneho ngewe mama Rosine uri kunshaka iki ko mperezaga ubutumwa bwanjye waretse n'ubundi nkagumana ubutumwa bwanjye. Noneho papa ngo mama Rosine yashakaga ko urwo rupapuro sinza kugira gute kururebaho. Noneho papa Gerard yaruzanye, akemara kuruzana atangira gusoma. Noneho nabonye byari birimo, none ari kuvuga ngo ngewe ngo nanunuse ise amaraso ngo satarazana umugore ngo ntabwo yasonzaga uko najyaga kudeya nawe niko yajyaga kudeya. None ubwo igihe cyageze nabaye ndi mu gikoni ntangira kuzana amarira menshi cyane. None arambwira ngo reka ibyo ngibyo birarangira ninge ugize gute ufite ubafite. None igihe cyageze ubwo agikamembe, arangije kugikamembe ubwo araza azanye ibyo kugira gute byo guteka. Ubwo noneho yageze mu rugo turarya, ariko nyirizina twaryamaga akavuga ngo Gerard ubwenge afite ninge wabumuhaye, ngo amashuri afite ninge wayamuhaye, ngo ubukira afite ninge wabumuhaye, ngo Janine ubwenge afite ngo ninge wabumuhaye, ngo kandi ikindi cya kabiri ngo Janine ntazi ko yigeze arwara bwaki, ngo ariko abana nabyaye ngo bihorera, ngo kandi mpfuye ngo bose baza ku murongo ngo bagahurura. Ubwo noneho igihe cyageze ikimara kugera ubwo baza gukora inama. Jerome arambwira ngo bakoze inama, ngo ariko iyo nama bakoze ubwo nyine uba maso. Noneho igihe cyageze nigira muri kojeri njya gukora, kubera ko nakundaga gukora muri kojeri muyu muhanda. Ubwo noneho nza kubona umunyasambaza wo mu Kinyaga arambwira ngo uri gukora aha ngaha, ngo uri gukora aha ngaha ngo urebye amagambo ngo ari kurwaye, ngo none se ngo bari kuvuga ngo twarigize funguzo ngo ntiwari uzi ko atuza, ngo yakiba ari nyina ngo yari kugira gute ngo yari kwicara ngo agategereza abana ngo akabatekera. None papa Gerard ndamubwira ngo ngiye ku kazi. None narambwira ngo genda ujya ku kazi, nanjye ngiye mu kazi ngiye kwenga, kubera ko nagendaga nawe akagenda. None ubwo igihe cyageze ubwo nagiye kumva numva ngo Nyirabega ngo niwe agiye gufata ifunguzo ahantu hari kwenga. Noneho nanjye nahise nsaba uruhusha ndamanuka ngo banze kujya mu byo bajyamo ntarahagera. Noneho igihe cyageze ndamanuka. Noneho umugabo wanjye aza kundeba ari kumbwira ngo yarambwiye ngo uri guseka ngo kandi bigize gute bikomeye. Aranavuga ngo ntarahagera ngo yavuze ngo nibansohora ngo arajya kwiyahura. Ari umugabo wanjye nibansohora ngo arajya kwiyahura. Noneho nyakwigendera niko yabivuze. Noneho Nteziry'Imana Ruferedi noneho yarabivuze ngo ninge abwira uwo mupangaye ducumbikiye ngo yavuze ngo nibansohora ngo arajya kwiyahura, nibansohorera umugore ngo arajya kwiyahura, niko yavuze. None ubwo igihe cyageze nanjye nsaba uruhusha, narahageze nsanga ari abantu benshi cyane rwose. Noneho mpiga hodi ngo karibu. Ngiye gusuhuza Janine umukobwa mukuru yanga kugira gute gufata umukono muri saro. Noneho ubwo igihe cyageze ntangira gusuhuza abantu bose. Noneho ubwo ndangije gusuhuza abantu bose ndavuga none se ko nari mvuye ku kazi aba bantu nibaza kumpamagara ndaza kugenda n'imyenda nari mvuye mu kazi reka njye koga. Papa Gerard arambwira ngo kuva mu gitondo ujya ku kazi saa 12 nturarya, magingo aya nturarya, waje ukarya. Ndamubwira ngo ntabwo nagera gute ntabwo narya. Njya muri douche njya koga, ndangije koga nuhagira umwana nari mfite. Noneho ubwo igihe cyageze ngo bamanuka, akimara kumanuka ngo ajya mwisi y'inzu ngo abwira nyina ngo mamayi ngo uyu mugore naza ngo mamayi wumva nimba ari wowe utubyara uyu mugore umunsi wa none ntagire gute ntarara aha ngaha. Ari ba Janine na Jacqueline bahamagara nyina wagize gute wapfuye. Noneho abantu batangira kumpamagara kuri telefone. Bamuhamagarira gasaho bamushyinguye
bamanutse hepfo y'inzu batangira kugira gute barahamagara ngo mamayi nimba uzi ko ari wowe watubyaye ngo uyu mugore ntagire gute ntarara ahangaha ubwo nimba bayikorana n'ibibazo byabo bibareba nimba uzi ko ari wowe watubyaye uyu mugore ntagire gute ntarara ahangaha ubwo noneho nyirabayazane hari umugore waguriye Gerard uwo mugore niyo wajyanaga amakuru ku bakobwa biwe ibyo ntazi akabishira ku bakobwa biwe noneho yaje afotora ibitoke ngo agiye kubyohereza Janine kuri WhatsApp ikamembe ndamubwira ngo mva mama shimwe ni wowe ugiye kunsenyera bari kuvuga ko ari wowe ugiye kunsenyera nunsenyera ntabwo uzajya kwa papa Gerard ngo mubere umugore kandi mvira mu nzu simvira mu gihugu ningenda ntabwo uzahereza papa Gerard ngo muhereze uyu mugore none ubwo narangije njya mu nzu barampamaga nanga no kugira gute n'igihe cyageze barampamagaye mbanga kugira gute ndabyanga igihe cyagiye kigera Nyirabega niho waje aza kundeba hehe mu nzu none akimara kuza kundeba mu nzu ndagira gute ndinjira nkimara kwinjira noneho Rurangwa niho wavuze ngo mva uyu mugore yarazi ko umugabo yari afite uwundi mugore waje uzi ko ibi bintu ni by'abana ubwo rero nimushaka uburyo mubahereza iminsi yo gucumbika noneho abana bazagire gute bazaze bafate ibyabo igihe cyageze nza kubwira Janine ngo Janine uhimba ko njyewe mfite inda niwe wandongoraga kugira ngo umenye ko mfite inda ndamubwira ngo none se Janine twagiye nawe ku gipimo kugira ngo gira gute uvuge ko njyewe mfite inda noneho barambwira ngo wowe shaka uburyo uzusinye ibyo wavuze noneho natwe dusinye ibyo twavuze ndababwira ngo ndakarya kanafu ka papayi kwa gatandatu ntabwo nasinyiza ikintu ndi umuntu umwe muri abantu imiryango 20 ngo ntabwo byashoboka Janine yagiye kuvuga aravuga ngo none se imiryango yanyu ngo hari yonzi none ngiye gufata igipapuro cy'ubutaka ngo ngere ku muhererezi wiwe ibyo Ruranga yageraga gute yakoreraga se noneho yaguza se amafaranga yo kugira gute yo gusenya hariya ku muhanda noneho bahita bamfata mbwira Jacqueline nawe Kigali ngo Jacqueline uri gushaka kunyica kubera iki noneho igihe cyageze bahita banshakira barangije kunshakira nanjye nza gufata bya bipapuro birashanyuka ubwo ndababwira kubera ko bari bafashe inzu zose ariko igikoni ari kuri saro barakinga no barangije gukinga babwira abantu ngo singire gute ndimwemera uyu mugore agira gute asohoka iyi saha ndababwira ngo kugera ku iyi saha ubwo Jacqueline nahise ambwira ngo noneho yahise ambwira ngo reka nanjye mbikwereke ajya mu cyumba cyase ajya gutaruramo imyenda yanjye atangira kuyijugunya hehe muri saro noneho ubwo igihe cyageze Jamusara ababwira ngo mwamuretse noneho Jacqueline aravuga ngo aratwara ngo igipapuro cy'ubutaka ngo cya mamaye ngo ntuzi ko mamaye yapfuye nanjye musubiza ngo ntabwo ari njye wamwishe nanjye papa yagize gute yarapfuye noneho ubwo igihe cyageze ubwo ndababwira ngo munkingure banga kunkingurira Jacqueline arambwira ngo mpereze ifunguzo zacu ndambwira ngo mva mureke mbanza nkingure ngiye mbahereza ifunguzo none igihe cyageze atangira kuvuga ngo ntabwo twakwemera ko uyu mugore yasohoka ndababwira ngo ni izina ry'Imana ndasohoka none ndangije gusohoka njya hehe kuri polisi nageze kuri polisi noneho Fanda aragira gute arambwira ngo hunga amaraso yawe ushaka ahantu ujya kuryama ejo uzaze mu gitondo nageze kuri polisi mu gitondo polisi ahamagara mudugudu aramubwira ngo twashatse uburyo twagira gute twabijyamo ngo noneho ngo atangira kugira gute atangira kuzana akavuyo mbwira noneho nza kubwira
umukuru w'abapolisi ndamubwira ngo umva ngewe ari mudugudu ari na hariya abaturage bose ari n'abana ba hariya bose ni kimwe. None ubwo igihe cyageze arambwira ngo mubaze amazina y'umugabo wiwe, mubwira ngo yitwa Nteziryimana Rufirede. None arambwira ngo none se wowe witwa nde? Ngo nanjye nyitwa Nyirasabimana Honorata. Ngo mubwire ejo azaze mu ndego. Noneho barambaza ngo none se wajyaga gushanyira ibyo bipapuro by'ubutaka? Noneho bamwe baravuga ngo bwari ubuti. Noneho igihe cyageze baravuga ngo reka tujya kumuhambirira ibintu byiwe. Ndababwira ngo mva ntago byakunda. Ngewe yajyaga kudeya nanjye nkajya kudeya, hariya hari ingurube ebyiri nampere zimwe nawe afata iyindi. None ubwo igihe cyageze baravuga ngo reka tugaburemo, noneho afate 20 ubundi afate 20. Ako kagurube ntako bampaye. Noneho bahise bafata izo ngurube twari twaziguze nawe. Noneho abakobwa baza kuvuga ngo reka tubyemere ko mwadeyaga nawe. None ubwo igihe cyageze njya mu nzu bampereza uburenganzira, barambwira ngo fata ibintu byawe ugire gute utaye. Mudugudu barasinye n'abaturage, hari mu ndeko ya rusange ku wa 2. Ubwo mfata inzira nshaka ahantu ncumbika. Ubwo noneho ntangira kubwira mudugudu ngo ngiye mudugudu ndakubwiza ukuri, abaturage bawe ngiye gutangira akazi kanjye muri kojeri, nibankora uzumva icyageze gute icyabaye. Ubwo igihe cyageze njya ahantu bita kwa Pasikare mu mudugudu wa Pasikare. Noneho abaturage baravuga ngo uko biri kose n'abantu bageze gute, bariya bana nibo bagize gute, nibo bagusenyeye kubera ko ntabwo bagushakaga hariya. Ubwo ntangira akazi, nabonye ngiye kurwara ngiye igihundwe. Noneho mbona ubuzima byanze, njya mu karere ka Rusizi umurenge wa Nkombo. Tukimara kumva ko watandukanye n'umutware wawe, hari n'andi makuru avuga ko mwatandukanye ku buryo bwo kuba waravuye mu rugo ukagenda. Ariko nkaho mwatandukanye byanyabyo ngo n'ubundi mwahuraga. Ayo makuru yameze ati? Ayo makuru yampamagaraga. Noneho yamara kumpamagara nkamusanga ahantu kwihepfu, tugahura nawe kwihepfu tukaganira. Noneho yavuga ngo mama Didanse ndagukeneye. Noneho nanjye nkagira gute ngatanga igiceri cy'ijana nkajya ahantu bita kwihepfu tukaganira nawe akongera akazamuka. Urumva buri uko yagukeneraga wafata ubwato ukaza kumureba? Nkaza kumureba. Nta n'umukazana w'uyu nguyu yatubonye turi kumwe nawe. Tugaruke ukimara kumva inkuru y'incamugongo umutware wawe ibyo yavuze yabikoze, kuko nkuko twatangiye mbere wavuze ko yababwiye ngo nibaramuka bakwirukanye ari bwiyahuye. Yarabivuze. Wabyumvisha ute? Wabyakiriye ute? Tubwire nyine uko wabyakiriye. Ngewe hari umugore witwa Mama Merida. Noneho niwe wakundaga gucuruza amavuta hariya kurwaye. Arambwira ngo Honorata, inzi ko ntabwo mwabayeho nabi n'umugabo wawe. Noneho ngo umugabo wawe yishizemwe akagozi ari kubera wowe. Noneho kwejo yarapfuye, wakwihanganya ukazajya kugira gute kumushingura. Noneho nanjye ndavuga mu buzima ukuntu twabayeho, nta mutima mubi yangiriye, yari yambereye umugabo mubera umugore. Ndavuga ngo ntabwo nabura kugira gute kumushingura. None igihe cyageze ngo abana batangira kuvuga ngo ngiye ntabwo nagira gute, ngo ntabwo nahakandagira. Noneho nanjye iwabo ngo njya gushingura se. Noneho ubwo igihe cyageze ndavuga ngo nanjye kuva niyo mpamvu ndakandagiraho njya gusuhuza, njya gusezera umugabo wanjye. Ubwo noneho ejo abantu barambwira ngo ihangane, ntabwo yarakwanze, n'abana bagize gute, n'abana babiteye. Ihangane ujya gusezera umugabo. Saa 11 zabaye mfata igiceri cy'ijana njya mu bwato, niho naje. Mpageze nsuhuza bamwe. Janine mugezeho ku muryango byanga ko nagira gute ko namusuhuza, ahita ajya mu nzu. Ndavuga ngo ntabwo nahagarara aha ngaha, reka njya kwicara kwa Berekare. Ubwo noneho umuramba wageze gute waje, duhita tugira gute tujya hanze, batangira kujya gusezera, nanjye njya gusezera. Ubwo njya najya hehe, najya kumushingura. Ubwo nane amakuru se ahari ko kwirimbi utigize ugaragazwa nk'uwari uri mu iyo famiye
mu bagaragajwe ku irimbi ntabwo wowe wigize ugaragara nk'umugore we. ntabwo ubundi ngewe naje nk'umusanzwe nk'usanze waje gushyingura. Byose wabyakiriye ute kubona bashyingura umugabo wawe utemerewe kuba wahakandagira ngo we washyiraho ururabo nk'umutware wawe umuhe icyubahiro umugomba nk'umugore? ngewe basohoye indabo ndaho ngaho ndi no kureba bajya mu modoka ndi kugira gute impari ninjye wanitegeye untanga 500 nyaguze umuntu noneho indi kureba nk'igicucu gitigeze kinashaka. Noneho ubwo igihe cyageze nageze ahangaha bataragera gute bataramushingura. Ubwo noneho bamushinguye ndahangaha bahamagara ngo imiryango bahamagara abunzukuru bafashe indabo noneho n'abakobwa b'umugabo wanjye bafata indabo bashira aho ngaho bafata n'amazi y'umugisha noneho imiryango y'umugabo wanjye itangira kugira gute guterera umugabo wanjye ndaho ngaho. Abagusubizaga inyuma bakubwira ko utemerewe kujya gushyingura ku mugabo wawe wabonaga ari iki kibyihishe inyuma? Ni iki babonaga se uri bubagirire nabi? Nyine ni gute utemerewe gushyingura umugabo wawe kandi wari wageze aho barimo baramushyingura? Impamvu babikoze kuriya ngo kubera ko nari ntaragira gute ntarasezerana. Ubwo noneho bamfata nkaho nta gaciro nigeze mpereza se naje nta mukozi bagize gute bamufatiye ahubwo bamfashe nkaho n'umukozi igihe kigera agahembwa noneho bamfashe nkaho ntari n'umukozi. Kimwe nkuko bansezereye n'umukozi ari igihe abona bimurenze bakamuhereza makeya agataha. Ubwo n'ubundi niko banangize ngaho ntari umugore wiwe. Wowe nko ku byifuzo byawe ku bitekerezo byawe urifuza iki? Ngewe mu buzima bwanjye urebye Jacqueline na Gerard na Janine n'umukobwa we nimba ari we witwa Sorofina ibyo bankoreye numva mu buzima bwanjye nta mutekano mfite nabo. Muri make uruyishinganisha? Ndishinganisha. Ukeneye umutekano w'ubuzima bwawe? Kubera ko ari igihe kizagera intambuke bakavuga ngo ninjye wishe se kandi nta ruhare nagize gute nabigizemo. Nari n'igihe cyari cyageze ndamubwira ngo tujye gushaka inzu y'ikode arambwira ngo ntabwo nava mu nzu yanjye ngo njya gufata ikode. Ubwo igihe cyageze ndabyihorera ho kugira ngo ejo nzatambuke ngiye kwa Berekari bakanyicira mu nzira. Ntabwo ibyo bintu nagira gute nabishobora. Ubwo no kwishinganiza nshaka kugira gute kwishinganisha. Hari nk'umuntu uri kureba kino kiganiro ushobora kwibaza ngo ese aka kanya uko wamaze kwirukanwa mu rugo banyakwigendera aka kanya ubuzima bwawe bumeze gute ubayeho ute uri ahagana he umeze aka kanya? Nyine ahantu uri kuba warirukanwe waje gushyingura umugabo wawe urabyangirwa aka kanya ubuzima bwawe bumeze bute? Hari umuntu ushobora kwibaza ngo ese ubundi wari usanzwe ubahe aka kanya uri hehe? Ngewe narindi kwa mubyara wanjye ubuzima bwanze kuva nanava hariya nta buzima nongeye kugira. Narwara nkarwara nk'igicuri ndwaye none igihe cyagera nkajya ku bitaro bagahita banshira muri Argence. Kuva nava hariya nta mutekano nigeze ngira magingo aya. Ubwo maze kujya i Butare 2 noneho bakambwira ngo ni igifu. Nkibaza icyo gifu kiri kunyica nk'igicuri bikambera ikibazo. Komera kandi wihangane kubura umutware birababaza. Buri wese yakishyira mu ruhande rwawe akumva igikomere ufite noneho wanabujijwe kuba wamushyinguraho. Ese basi bemeye ko umusezeraho? Babyemeye ko musezeraho ariko noneho nyuma yaho bahoze bambyiniraho ngo ari amagambo bavuze. None sibyo ko bene wacu ntabwo bagize gute babinsobanura kubera ko igifu kirimo kiri kundya. Ariko ngewe ndondagoye byinshi byahariya bamwe bafunga. Ubwo icyo nshaka ni ukwishinga. Ngewe no mu buzima bwanjye numvaga ibyo Gerard yakoreye se na Jacqueline na Janine mwafata mukajya kuzirika. Komera kandi wihangane. Gusa ndagushimiye kubw'umwanya wawe uduhaye ariko nasoza ngira nti watubwira nimero ya telefone ku buryo hagize
nk'uwifuza kuba yagira icyo agufasha akaba yabona hari bunyuze ubwo bufasha kubera ko ntaho kuba ibintu hafi ya byose ndabona bisa n'ibyahagaze kandi humura muri Imana ni byose ubuze umugabo banze kumukura ikintu cyonyine kimbabaza ko Gerard yanshinje ngo nafite narajya ibishyimbo nabigurishiraga mu murima nibaza ukuntu najyaga kudeya nasakadeya kandi afite abakire nibaza ukuntu najyaga muri kojeri nkaza saa 12 nkajya kudeya kwa Gerard akampereza 500 ku muhungu wiwe bakampereza isombe ridashyushye ikintu cyambaraje ko bagiye bansezera nk'imbasire itafite yatuka uzi koko papa Gerard ko ntabwo nigeze nkugirira nabi ubwo ko papa Gerard hura ibyakiri na cyane n'amarira mfite uyumve nawe mana njye mama Dedazi abantu babyira umuntu nka ntacyo amaze kandi yakoreye abantu babiri bose abo bajugunyaga reka kurira wumve ko agiye aheza sibyo zo n'ejo bundi natwe ntifuze ngo tuzagenda igihe nikigera kandi aheza ni mwiza ubuzima bwacu hano ku isi turacumbitse twese uzi kugera ahantu umugabo ahantu wakuburaga wamumeseraga wageraga ko utafite abunzuku bakakureba ngaho ntacyo umaze nk'uko mubireba umubyeyi imosiyo zabaye nyinshi kubera kuko yabujijwe gushyingura umugabo narindi imbere yiwe imbere y'amaguru bandebaga ngaho ntacyo maze nka ntacyo nigeze nkorera kandi gukomera kose kwase ninjye byaturutseho bashakaga ko sapfa imbere n'urupapuro banditse nurwo rwari kumwica y'intakiba ndi kumwe nawe urwo rupapuro bandikaga ubwa mbere ruturutse i Kamembe ku bakobwa biwe Uzi kuzira iki gitenge wakagombye nawe kurya ku rufu rw'umugabo wawe
mwihanganire ariko ngo nabura aho unyura yumve ko imbere ari heza sibyo naje bose baramujugunye nta muntu wamugaburiraga nta mukozi bigeze bamufatira ariko Janine na bene nyina bankoreye ikintu abakobwa biwe 4 n'umuhungu wiwe umwe abantu bari kumva ikiganiro ni kuri bagufata n'igihe cyageze iki gitenge yangura cy'ibihumbi 5 n'igitenge yangure cy'ibihumbi 5 Janine ashingira avuga ngo na nyina ntabwo yigeze amugurira imyenda ngo ariko ngo umugabo wanjye arayingurira aho imbere reka nimero yawe ndaje nyivuge nimero yiwe ya telefone nde nayigira abanyarwanda uyu mubyeyi rero muramubonye ababwiye agahinda ke mwumvisha uburyo ki ameze mwumvisha uburyo ki yavukijwe uburenganzira bwo kuba yakishyingurira umugabo we ngo ni uko batashyingiwe kandi bari babanye kirenga umwaka ariko abana b'umugore wa mbere banze ko ashyingura umugabo we agahinda ke mwakumvise wumva hari icyo wamufasha nimero ya telefone 07 44 27 9 mama ibariye ku mazina yanyu Nyirasabimana Honorate Nyirasabimana Honorate nimero nayisubira mu 07 9 4 ni njyewe nitwa Ntivunwa Berikari mfite n'izina bajya bampimba ryitwa Murenga urunakuye mu baturanyi be ngo no mu bana yarababwiye ngo aho kugira ngo uzane umugore ujye umbwira ngo amafaranga ugiye gutega ku muhanda nk'abandi yaramubwiye ati n'ujya wumva washyutswe ujya ngo ibihumbi 50 ugiye gushaka umugore musambane umwana w'ujya ibyara mu ndaramubwiye nuko bimeze mbega nuko ibyo turabizi nawe yazaga ntacyo yampishaga mbega ibintu byose ntacyo yampishaga umusaza ntacyo yampishaga ndabizi inshuti yiwe ni magare niwe ndamubuze rwose muri abo basigaye ntawe nshaka ko azongera kugira iwanjye nanjye ntawe nzajya mbuze umuntu ihangane ukomere ntabwo ndarara he noneho uyu munsi barambaza nari nagiye bavuga ko nagarutse kwirimbi baravuga ko hari imihango naje kuhakorera kandi urabona ibintu abantu bari banditse n'ibyo bisibye namwe muhari mureba kandi byari bigayitse biriya bintu byari bigayitse ni urukozasoni bari banditse kumva ye ndabisibye mbisibishije idafari namwe mureba ahubwo utagaruka ngo utwereke aho banashyinguye byari kuzumiraho nyine isima yari kuzuma bakajya icyo kintu giteye isoni bari banditseho nuko bimeze n'ukuri ndakubundi umwanya wawe uduhaye urakoze cyane kandi mukomeze mwihangane ubuze inshuti ariko nyine mudufashe uburyo twagera imuhira n'uyu mubyeyi nyine mushaka uburyo mwatugeze imuhira ariko murakoze cyane mudukurikiye hano twari turi i Kamembe twari twagiye guherekeza uyu muvandimwe watabarutse dusobanuriwe uko byagenze byose murabyumvishe umugore asize mu kinyarwanda cyiza ndabivuga ko yatorongejwe n'abana yarasanze rwose kuri ubu rero arasaba muwe mwamufasha ufite icyo umufasha nimero ye twayibabwiye turaza no kuyipininga hasi mugire icyo mumufasha kandi burya indwara y'agahinda gakabije ikomeje kwibasira bamwe umuntu ubonyeho ikibazo niba akubwiye ikintu ko azagikora nk'ubu uyu musaza bamaze kudusobanurira ko si rimwe si kabiri yavuga ko nguriya yishwe n'agahinda ko kubura umugore kandi n'uyu mugore nawe afite agahinda ko kubura umugabo niya ndwara y'agahinda gakabije navuga kabije urabona we yahuye kubera nyine iyo mpamvu we nawe mwabona agiye oya
ariko afite na mukuru we nawe ufite icyo kibazo nawe. Indwara y'agahinda gakabije navugaga niyo ishobora gutuma wigunga ugakora ikintu, kandi nabwo ndanenga famiye ye yumvisha umusaza avuga ko aziyahura ntibabe bahindura iyo myumvire ngo babe bamubwira ati suziyahura kubera iki, ahubwo bagakomeza kumwihorera. Kimbabaje cyane nuko numvishe ngo umwe mu bana be yibyarira yaramubwiye ati nurajya ukenera umugore ugeze ngo 50 ujye kugura indangamiro. Ureba umugore usa neza ubimuhe nyine umujyeho. Umugore usa neza umujyeho nyine muhamuye amafaranga. Uzekomera kandi umwanya wawe wampaye ndagushimye cyane. Murakoze. Ni by'agaciro ko umpaye ukuri. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe.